ubushaka ijambo ry'Imana ndetse mu gitabo cy'ibyakozwe no mu bice 8 umurongo wa 9 na 13 turibanda cyane ku murongo w'10 na 11 na 12 niho turi bwibande byakozwe n'intumwa bice 8 yego bice 8 umurongo w'9 wa 13 ariko dushobora gusoma 10 na 12 kugira ngo tworoherezwe ko hari imbaraga nushaka kubisoma 9 10 12 nuvuga ngo ubundi ni 9 kugera 13 ariko twakwirebera umurongo w'10 cyangwa hasome hose ntacyo bitwaye ntacyo bavuga mere ku 9 reka dusenga Imana urimo urahareba yego cyangwa soma ntacyo turasenga Imana turangije ibyakozwe n'intumwa ibice 8 umurongo wa 9 yego hariho umuntu w'umukonikoni witwaga Simoni wabaga muri uwo mudugudu agatangaza ubwoko bw'abasamariya akiyita ukomeye 10 baramwumvaga bamwitayeho bose abakomeye n'aboroheje bati uyu muntu niwe mbaraga y'Imana yitwa ikomeye yego 11 yego icyatumaga bamwitaho nuko uhereye kera yajyaga abatangarisha iby'ubukonikoni bwe 12 ariko bamaze kwizera ubutumwa bwiza Filipo ababwira ubwami bw'Imana n'ubw'izina rya Yesu Kristo barabatizwa abagabo n'abagore 13 na Simoni ubwe aremera kandi amaze kubatizwa aguma kubana na Filipo abonye uburyo akora ibimenyetso n'imirimo ikomeye arumirwa yahoze ari umupfumu abantu bamutangarira bamutinyira kubw'ibitangaza yakoreshaga ubukonikoni bwe ngarakizwa arahinduka urumva rero ni gute wamenya ko ni gute wavumbura ko umuntu arimo kuroga cyangwa abantu bazakuroga ni ibihe bimenyetso byaba mu nzozi cyangwa ibimenyetso biri fiziko bigaragarira amaso ushobora kurebesha mbifurije ikiruhuko cyiza cya Noheli ni ukuri bagubwe neza kandi ko dusenga twegera Imana ntubyambukane niwo ino murongo turi gusengeramo harabura iminsi 5 umushumba tunahita ngo ni kaza mwendo kaza maombi ni hamwe biba bitogotse bigiye gushinya nta gupfinina nta gucumba umwotsi nta gucumbera nta ferinwa ngo hagarara ufite imbaraga n'ubutware n'ijambo ry'Imana hano haba hari icyo bita gukora kwenyegeza igicaniro haleluya so rero izi nzozi cyangwa ngo ni gute wamenya ni gute wavumbura umuntu ukora icyo bita kumenya hari kuvumbura bitandukanira n'umubiri wawe wumva wazinutswe umuntu nta cyaha yagukoreye ariko wamubona ukumva umubiri urikanze yanavuga wabona na peri ukumva ugiye gusa nta deni umufitiye ntarya gufitiye ariko umutima w'amahoro yaramwanze yego ugomba kwitondera ibyo bintu Imana iguha umugisha yego cya 8 ibi ntabwo ari inzozi buri gihe ahora kubwira nabi ku bintu bitagenda kutavuga mbega ikintu cyose akigira ishu bisobanura iki akigira ikibazo ikintu cyose ni ikibazo nubona umuntu mwarabanaga amahoro ukabona atangiye kugira ikintu cyose ikibazo kutavuga kutampamagara kutambwiye kutansura namenye ko wagiye aha ese byagenze bite ese ndaduteranije ukumva ikintu cyose yagize intambara cyabaye ishu n'ukuri ikibazo pe kandi we ibyo gukora ntibigize ikibazo uno muntu ugasaka akantu kose akagize ishu wambaye gutya kutavuze umwana mutwaye mu ishuri gutese byagenze gute burabukwe buje gute kutavuga wacecetse mbega ugasanga uwo muntu ikintu cyose arakigira intambara cyangwa arakigira impamvu yo gutongana arakigira impamvu yo guhagurukira arakigira impamvu yo kurwanya please menya ko uwo muntu Imana ikubwiye ngo ni mucawi no umurozi mucawi murozi mubi cyane kabombo
rero nuvangira igihe buri gihe uzasanga akantu kose kaba intambara, nko kuri kamera hagira akadefo kakagira intambara, akantu kose kakagira intambara. Waribonye umuntu ariko n'ibidashoboka akiyaranje bikabyara intambara. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana, mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite, ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse, ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera kubakira amateka. Naho rero hafi gusobanura amavuta akandagira amateka, ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita bisuzuguye nibyo Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Happy Boxing Day abantu bose mukurikiye Ubumwe bw'Abera Ministries, turabashimiye cyane kandi tubifuriza bawitanga iki mu Kinyarwanda? Nta Kinyarwanda ugira, ariko mu Cyongereza ni Boxing Day. Happy Boxing Day. Nyine no wa mbere wa Noheli. No wa mbere wa Noheli. Yego, twizere ko mwaguwe neza, mwishimye, mwishimanye n'imiryango yanyu aho muri hirya no hino. Abantu bose n'ubundi turacyakomeje ya masengesho mushumba afite umutwe cyangwa intego igira iti ntubyambukane. Iminsi 5 ni iri kubura tukakubita umwaka. Buriya mbere ya Noheli ho gatoya hari ikintu twavuzeho, tuvuga uburyo imbaraga zo kubomora ibihome. No kuri Noheli ejo twumvise uburyo inyenyeri ifite agaciro n'ubusobanuro, kuko twabonye ko bifitanye isano n'inzozi. Twarabibonye, abantu batabonye ikiganiro basubire bacyumve. Yego, kuko abanyabwenge bageze ku mwami bararose. Yes. Na Yosefu yararose. Herode amaze kugira ishyari ry'uko ari umwami wavutse. Inzozi ni ikintu cyo kwitondera. Ubongereho ko hari hashize n'imyaka 100 ntajwe ry'Imana. Ntajwe ry'Imana. Nta niyerekwa. Urumva ko ari ikintu gikomeye. Imyaka 400. Kandi ngo bari basinzira bashyizweyo. Nkuko yavuze ngo nuko ngo nijoro basinzira bashyizweyo. Niyo mvugana nabo mu gicuku cyane nijoro batumva. Imana igo mugisha cyane. Murakoze cyane. Kandi turako kuri twabanye ikintu kitwa inyenyeri. Inyenyeri rwose. Nuko yibwa nuko ihigwa. Yego. Yes. Nuko inyenyeri yahuye n'ibyanditse. Wowe buraho nta makuru ufite, uguhiga waba yameze kumenya kare ko azi icyo ushoboye, azi inyenyeri yawe, azi ubudahangarwa bwawe. Ubwo budahangarwa bwawe, icyo cyubahiro cyawe, icyo gikundiro cyawe, nicyo umwanzi ashaka kugutwara. Uhituma bitwara. Sobanukirwa, menya icyo Imana igushakaho, menya guhagarara mu murongo, menya uko witwara kugira ngo uharanire icyo Imana fati. Yes, ashimwe cyane. Amen. Mushumba rero tukomeza twifuriza abantu kugira ibihe byiza n'amasengesho agikomeje.
ndakwakiriye sohoza abadukurikiye. Urakoze cyane, ndabashuje mwese aho muherereye, barundi kazi ndabagumbiriye, Batanzania jambo n'abanyakenya jambo, Uganda mwasuzutia, mu Rwanda muraho, reka mbwire abandi jambo, abandi basuhuze mwese barabwira ngo mbote, Mungu abariki sana, abarinde cyane, abambika imbaraga. Ndasuhuza abagabo mwese mwakoze ubukwe, ndasuhuza abavandi bafite ingorane, abavuze icyo barya kuri Noheli, ariko uyu munsi nizere ko Imana iza kubagabura uko biri kose. Nta abantu bose ariko baraye bariye burya rero. Yego. Hari n'abahuye n'ibibazo, reka mbwire ubabaye nti mva. Nubwo bitameze neza, none nejo bikagenda, ntabwo babwibihe, Yesu ari ku ngoma. Nubwo bitameze neza, ntabwo babwibihe, Yesu ari ku ngoma. Yo nubwo abarozi bahanze inyenyeri, uyu munsi uzi ikintu bayishiye buriya. Ni gute wavumbura umuntu kuroga cyangwa ushaka kuroga? Ako kantu nako ubwenge. Munsi n'inzu yo kuganira. Yego. Noneho ndabwiramo inzozi nk'eshanu, bahe n'indi bimenyetso muri ruratsi. Ni gute warota, ni gute wamenya ko umuroza ahari, ni gute wamenya ko hariho dayimoni irimo kugendaho, uzayibwirwa ni gute wamenya umuntu. Aha ntabwo ari ukuvuga ngo nukumenya iki, nakumenya umuntu cyangwa abantu. Yego. Baguha ubutamikano, ubutegano, ubuhirano, cyangwa se bikoresha, cyangwa se bakaba bakwicira, tugita gucukura ikinogo aho uzajya muri future, bagatema ukaba uzaca hose. Niyo nshaka ko tuganira kuri uyu munsi wa none, kuri Boxing Day. Yes. Tubifuza ngo baruhuke bagubwe neza, kandi inyenyeri yabo irarinzwe. Hako n'ibi ngibi dukeneye kubimenya. Erega ubu ni ubumwe bw'Abera Ministries. Amavuta kandagira amateka, ubuzima bugahinduka, warangiza ugahindura ubw'abandi. Wapende wasipopenda utashinda, babyange babikunde uzatsinda. Shimira abantu bandika benshi, baca mu gikari benshi, ngo ubuzima bwarahindutse. Nukuri hari comment tujya tubona bivuga ko wagiye ubafasha, hari imyumvire, hari imitekerereze, hari ubuzima bwahindutse, kandi koko nibyo biragaragara. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Imana ibaho umugisha. Nukuri kose. Nagira ngo nshimire abantu bo kuri groupe yitwa ubumwe bw'Abera, yitwa ngo iriba ry'amazi adudubiza. Iriba ry'amazi adudubiza. Mbashimire ko bagaburiye abantu, Imana ibaho umugisha mu ibanga. Ubundi ibyo bikorwa nibyo, kandi hari n'undi watanze andi make nasigaranye, nawe agomba kugaburirwa muri iyi minsi. Ntabwo babwibihe rero. Rero ndagira ngo uyu munsi unyemerere uba ushaka ijambo ry'Imana ndetse mu gitabo cy'ibyakozwe no mu bice 8 umurongo wa 9 turiko turibanda cyane ku murongo w'10 na 11 na 12 niho turi bwibande. Byakozwe n'intumwa bice 8. Yego bice 8. Umurongo w'9 wa 13 ariko dushobora gusoma 10 na 12 kugira ngo tworohereze ko hari imbaraga. Nushaka kubisoma 9 10 12 nuvuga ngo ubundi ni 9 kugera 13, ariko twakwirebera umurongo w'10 cyangwa hasome hose ntacyo bitwaye, ntacyo bavuga. Mere ku 9 reka dusenga Imana, urimo urahareba. Yego. Cyangwa soma ntacyo turasenga Imana turangije. Ibyakozwe n'intumwa ibice 8 umurongo wa 9. Yego. Hariho umuntu w'umukonikoni witwaga Simoni, wabaga muri uwo mudugudu, agatangaza ubwoko bw'Abasamariya, akiyita ukomeye. 10 baramwumvaga bamwitayeho bose, abakomeye n'aboroheje, bati uyu muntu niwe mbaraga y'Imana yitwa ikomeye. Yego. 11. Yego. Icyatumaga bamwitaho nuko uhereye kera yajyaga abatangarisha iby'ubukonikoni bwe. 12. Ariko bamaze kwizera ubutumwa bwiza, Filipo ababwira ubwami bw'Imana n'ubw'izina rya Yesu Kristo, barabatizwa abagabo n'abagore. 13. Na Simoni ubwe aremera, kandi amaze kubatizwa aguma kubana na Filipo.
yekomeza abonye uburyo akora ibimenyetso n'imirimo ikomeye arumirwa. yahoze ari umupfumu, abantu bamutangarira, bamutinyira kubw'ibitangaza yakoreshaga ubukonikoni bwe. ngarakizwa arahinduka. urumva rero ni gute wamenya ko, ni gute wavumbura ko umuntu arimo akuroga cyangwa abantu bazakuroga? ni ibihe bimenyetso byaba mu nzozi cyangwa ibimenyetso biri fiziko bigaragarira amaso ushobora kurebesha? mbifurije ikiruhuko cyiza cya Noheli. ni ukuri bagubwe neza, kandi kuko dusenga twegera Imana, ntubyambukane niwo ino murongo turi gusengeramo. harabura iminsi 5 umushumba tunahita ngo ni kaza mwendo, kaza mawombi, ni hamwe biba bitogotse, bigiye gushinya, nta gupfinina, nta gucumba umwotsi, nta gucumbera, nta ferinwa, ngo hagarara ufite imbaraga n'ubutware n'ijambo ry'Imana. hano haba hari icyo bita gukora kwenyegeza igicaniro. Haleluya. So rero izi nzozi cyangwa ngo ni gute wamenya, ni gute wavumbura umuntu ukuroga? icyo bita kumenya, hari kuvumbura bitandukanira. umuntu uvumbuye biba ari ibintu byakozwe bigashyirwa ahantu adahari, atareba, ariko we yahagera agakoresha ubumenyi bwe, akabishakashaka, akabimenya, akabisanga aho babihisha. wavumbuye. ni ukuvuga ngo kumenya, ushobora kumenya ko umuntu akuroga ariko nta kindi wakora. ahura nko kuvumbura inyamaswa, unamugundua, umuvumbuye wari yihishe, uramwishwiragije, wowe umweretse uwo ari we kuko umuvumbuye. so ni gute wavumbura umuntu ukuroga? ni gute wabonye umuntu akuroga mu nzozi zifatika? icyambere kadusenga Imana. uwera wa Isiraheli, Imana y'ukuri, data wa twese, mwami w'amahoro, ndagushimiye kuri urukundo rwacu kandi udukunda mu buryo budasanzwe, uri igiciro. ndagusabye kugira ngo ugene umugaragu wawe, utwemerere Mwuka Wera tumanukire natwe kuri uyu munsi wakonje, mwami, utugire neza, uduhe ibidukwiriye, uduhe byose tugusaba. bakurikiye mwami iri jambo ryo bagireze, batabara, bambika imbaraga kubwa Yesu Kristo mwami wacu. amen. turimo tuvuga ku mbaraga zivuga ngo kuvumbura umurozi. hakubundi umurozi ni iki ubundi? umurozi ni umuntu, navuga ko ari inyangabirama, ni umuntu ukureba. umurozi ni umuntu wese udashaka gutera imbere, haba mu buzima, haba mu mibereho, haba ku rubyaro, haba muri bizinesi. ni umuntu ukwifuriza ikibi cyose mu buzima bwawe. ni umuntu utifuza intambwe yari yose niyo kaba gatoya. mushumba, hari abantu bajya bibwira ko umurozi ari umuntu ufata ibyatsi akabivanga n'ibindi bikakugirira nabi. ubundi umurozi ni muntu ki? ushobora kuroga wambaye ikositimu, ushobora kuroga wambaye ibubu, ushobora kuroga uri smart, uri mu mujyi cyane ko se kuroga kari mu mutwe kugira ngo ni imyambaro. nibyo twagira ngo aba bantu babisobanukirwe. niba bawuzana mu rusengero se, handa kuzana mu nzara, utazanye uburozi bw'ubutamikana akakurogesha akanwa, abantu bakakwanga. amagambo nayo ni uburozi bukomeye, kuko nyine umaze kutubwira ni ikintu cyose cyangwa umurozi ukwicara ahazaza, ugufiteho umugambi mubi, utifuza icyiza kuri wowe, atifuza n'abagufasha, yifuza kubona wahombye, warwaye, wapfushije, bikamunezeza, kukubona ufite amarira, kukubona ntaho ugera, kukubona urwaje, kubona abakobwa baraheze mu rugo, abahungu baraheze mu rugo, diplome zarapfuye, ingendo zikagara. mbega muri make ni umurozi, ni umuntu wese uhorana umwuka w'ishyari n'ubwicanyi n'ubuhemo, avuga ngo ntukabeho. nta ntambwe n'imwe yawe yishimira, ntibibaho, nta n'ikintu n'iki aba akeneye ku buzima bwawe. ubyara umwana akabyara umurozi, ukuhinga ubunyobwa akorora ibikona, ukorora inkoko agahita yorora uduca. buriya abayeho hatewe ni icyo kimuzana. sinubwo se ko bavuga ko si babyara n'umwe, ubundi uriya umwe abyara ishyari, amatiku, umujinya, ishyari, aba ni ba se wabo na ba nyirasenge. ishyari, umujinya, kuroga, arabishoreranya akabikubita ku muntu. so nguwo rero umurozi ni iki? niba kubaza ngo umurozi ni iki, ntabwo ari umukecuru, ni umuntu wese utifuza icyiza cyaza mu biganza byawe nubwo cyaba gito,
utifuza kubona hari inshuti mugira, agahita ashushanya umukecuru umeze ukuntu, niko benshi bibwira. utifuza ko watora katsi ngo umire n'utuzi wiguriye, utifuza ko yakubona hari ukuvuga neza, utifuza kumva ijwi ryawe. Tugarutse ku kintu bita ishyari. Ishyari ni ishyano, wa mugani w'Abanyarwanda, rikagenda rigahembera rwango akagenda akabyara ibintu birenze ubwicanyi. Uzi ko hari umuntu ushobora kukuziza kuko bakubwira ngo uraberwa, kuko mushumba uraberwa, ikote rirakubera, agashati karakubera, iyo wiyogoshesheje mbona ari byiza. Izo compliment zose bagutatse bakagushyiraho, kavuga ati uriya utabizi. Twari Kicukiro sharing guha amakuru, sinjya icyo ntavuga n'abantu no muri periode. Hari umugabo mugenzi wanjye bamuhagurukije bamukomera mu mashyi, nanjye bampagurukije bavuze induru bakoma mu mashyi. Nyumva yawe ni yo bahagurukije umuyobozi wacu mukuru ngo wari mugiye kundiranya na bano bantu, ngo umuntu yaje na Jean Baptiste bwakeye anyimura, ariko anjugunya muri Gatare hatagira umuriro hatagira iki, kuko bakomye amashyi, antandukanya n'ishuri. Ishyari. Kandi icyo gihe nanaza aravuze ngo bampe amafaranga make yandi umuvolontere, kandi nawe ni umushumba arasengera. reka kubwiza ukuri umurozi niyo amenye ko hari connection utanye n'abantu, arabashaka kuyikata, nta arashaka ube wenyine mu gahinda, nutanajya ko nkunda amahoro ngo wiyanike cyangwa wihute, ariko ubeho mu buzima bushaririye. Uwo ni wa muntu uzakugambanira akaca ku ruhande, niwe bita umurozi. Ni gutero wa muvumbo. Ni ibyo ngibyo turi. Haleluya. Muri aya masengesho z'imbaraga ntubyambukane, wambukana abo barozi. Oya, wambukana gutega imitego, wambuke weme, ntubyambukane, ufite imbaraga. Aba bifuza ko baguhuza n'ipine n'ubutaka, ntubyambukane, nicyo bakora. Dore ikintu cyatuma ubavumbura nibyo ugiye kutubwira. Icyambere, yego, ni ukumurota mu nzozi arimo akuroga uwo muntu. Bantu mu nkurikiye kumwe bw'Abera Ministries, ibi bintu mvuze nugibona ku muntu ntugashakire pembeni. Ndiye hafi chikuracho chiko mwendanyi mwako. No kuvuga ngo ikindi kurota umuntu agusambanya ninjoro. Izi nzozi zigarutse kenshi zigomba kuba zikomeye, zifite meaning iri powerful. Menya ngo uwo muntu urimo gusambanya ari uwo muri famiye, kandi umuzi, yego, akuriye itsinda, ari hejuru y'abantu y'itsinda. Gatatu, kurota arimo kugaburira mu nzozi, aguha ibyo kurya kandi ukabirya. Uwo muntu agusavinga ibyo kurya ukarya rwose. kandi nta murozi warura bike, aruzuza kugira ngo urye nyine, aruzuza akarundaho ati byose arafata inyuma iki. Urumva neza? Icyambere, kumurota arimo kuroga ko niyo gucuragura niki. Kabiri, kurota uwo muntu agusambanya mu nzozi kandi ari mu muryango kandi uranamuzi. Gatatu, akugaburira mu nzozi umurya. Niho turi. Imana ishimwe, rero bigaburira, haro bagaburira ntabirye. Hakabaho n'urya n'isahani agakomba. Menya ko inzozi nkubwiye zose Imana irimo irakwereka yuko hari umuntu urimo gukora ibyo bintu. Icyakane, uretse gato mbere yo kugenda ujya ku cyakane tugaruka kuri kabiri. Hari urota bamugaburira. Ni gatatu aho ngaho. Gatatu, ntabirye. Iyo ni intsinzi. Ni intsinzi. No kuvuga ngo nubwo bizana ariko. Yego. Nako hari insobanukiwe. Kino kurota urya inyama niki, ariko ashobora kubigusavinga. Yego. Okay, yego. Nako nari. Icyakane, kurota aguhatira gukora ikintu kandi wumva utagishaka. Wanyumvise? Yego. Kurota umuntu aguhatira gukora ikintu kandi wumva utagishaka mu nzozi kandi wumva utagishaka. Aguhatira kwambara impeta, kwambara ikanzu kuko mugendana, kwambara imyenda ye, kwinjira mu nzu arimo gutsindagira nk'ibintu udashaka. Burya no mu buryo buri physique, no kwitonda, no mu buryo busanzwe. Umuntu naguhatira gukora ikintu kitakurimo,
ukabona arayisista arabyigana arashakisha ariko wakoze iki waje akakubuza amahoro abyigana guha impeta kirambara kumba hari isezerano agiye kugirana nawe ntabwo ari fiance ntabwo ari impeta fiançaye ahubwo ntashaka gukora aguhata umva kurota umuntu ubona guhatira gukora ikintu kandi wowe ukaba utagishaka utakiyumvamo ariko akakiguhatira utagikora wagikora uwo nguwo mushyire mu gatebo kamwe n'uwaje gutegura ibiryo ntabyo wamusabye niyo gahunda ngira ngo urabyumvise ntacyo wamusabye none mu buryo bunasanzwe uzatinya umuntu uguhatira ngo dusohoke ngo dusangire ko nakubuze uri he ariko se ko natetse kubona kumbi abagira ngo be close nawe none hakuvunire mu igufa akwiyegereze asoza icyo atashoshe abona uko akubona neza banyitegura mu isi ngiye kubabwira ngo hari inzozi zasobanurirwa vuga ngo nubona izo uzamenye ko umwanzi atashizwe agarutse gusa gukwashinga no kukumanyura rwose akurangiza hari ibyo yakoze mbere birafairinga arimo arisuganya ahangaha rero iyo umuntu aguhatira ikintu udashaka yego utanakunze ariko akesista hari abagera bakabyemera rero ngiye kumpatiriza buriya rero ngubwo banza nteye ukwanjye aho kunyiginga cyane bintera kubyanga harimo abantu badashirwa waje koko kofi agakopo kamwe ndakagura burya rero unyiginze cyane ubwo bubyishe byose mbwira rimwe mfite ubwenge urabitekereza rwose njye na wa muntu unyandika cyangwa ndagushimira wowe iyo ntinze kukuvugisha uratuza cyane ariko hanyuma bimeze bite mpita mbona ungize irresponsable mbonye nkaho nta mugabo ngo romitana kuko n'ubundi ibyanga byakunda uko uvuga uko niko wavuze n'ibindi yego ibyiza rero umuntu uzaguhatira mu nzozi kukwambika impeta kukwinjiza mu nzu kujyana ahantu udasanzwe kugushyira ahandi utabishaka uzamenye ko uwo muntu niba atari we araguhuza n'umurozi umukomisiyoneri uwo muntu wabaruzi si bamwe ariko ikinyenzi ni upfa kuyitonda nyine komisiyoneri w'umurozi erega umwanzi ntiyakubona adafite amakuru y'umuntu ubahuza reka da akubona kuko afite utanga linki kuko linkinga rwose ibyo byaho turi kumwe ahora humva cyane hari ugushyira ku isahane tayari bakagucamo ibice hari ugushyira ku isahane utanga link akayibona akagukoresha ibyo ngibyo bashaka ariko ashatse kubikora nyine so rero Imana ibagira neza cyane mu izina rya Yesu urose uwo muntu ubiguhatira ubigutsindagiramo haba mu nzozi haba no mu buzima busanzwe bundi ibaza impamvu umuntu aguhatira kurya nkaho wawe utamusabye ngo wariye nakasha ariko ubu ntukumbuye ibijumba ese mu rugo ntibihari kiro ntabwo isoko waheramo ibyo mpahiramo ngo basi gato ngo ugiye ngo rwose mu rugo nimuzateke ngo njye nzategura shyashyana ngo ntuzasiga umwana n'umugore se niwe ugira iki kwizine kuruta iyo mfite umuryango wose bazawuzana ubundi ni bushuti iki kuki ubintsindagiramo nkaho mbyanze kagafanta sha wakamaze si wakihoreye rero igihe umuntu aguhatira gukora ikintu umutima utagishaka uwo nguwo afite ikizirika arimo guhuza no guhitana yego iya gatanu kurota ubona umuntu agufungira amahirwe yawe gute wari ugiye kuza ngo ugurire imodoka muri Majerwa ukumva umuzozi ndavuze ngo jere ngo wihangane ukarota wa muntu nk'urugero nkubwire yego ukabona umuntu agenda arakugambanira arimo aragenda asopanya ku buryo ibyo agiye kugira utaje kubigeraho kandi ukamubona mu nzozi fiziko ntabwo wapfa kumubona buryo bakubwira ko bavuze ko ntabwo wapfa kumubona nkuko wishakiye urimo urabyumva neza cyane indi twari tugezeho ni iya gatanu ni ukurota umuntu akwinjiza mu nzu yarangiza agakinga mukikingirana mwembi muri mu nzu mo imbere uwo muntu uhita umusengera none abitse imfunguzo wacaye aragukerereje aragufite yego nka rero ntabwo byoroshye
barabikora uko ubona umuntu arakwinjira mu nzu arakinze cyakujyanye mu cyumba arakinze cyakujyanye mu modoka arafunze ukabona hakurya yihutiye gufunga no kubika imfunguzo. Vuga uti uno muntu ntazi aho bakura uburozi ariko ururimi rwe n'ibikorwa bye naho amvugira yarashenye yarandangije. ubwo inyuma ukimutera umugongo ahita atangira gushishimura ashishimuza amagambo ashishimuze twari kumwe bize gutya namusiza ko aragukingiranye ni esprit n'umwuka wo kuboha amaboko yawe no kuboha destination yawe no kugira ngo utagira ikintu wakira. Erega narabwiye ngo umurozi suguha ibiryo gusa ntashaka ko waraguka ntashaka ko hari icyo ubona nabi arashaka kugira isura mbi mu bantu. Nugira isura mu bantu ntawe uzakugirira icyizere. Nunakeneraga serivisi ntukaguhe kubera ko barakwanduje. Warunyeneyeho utuntu runaka nkadufunga mbega kwicira amahirwe kwicira ubuzima abantu bagufate nabi kandi utari mubi. Yego surankurikiye ndagukurikiye cyane abantu bakwanga utari wo kwangwa te nkaho utafite ukuri kandi ugufite. Yego ngira ngo urabyumva. ndabyumva cyane. Hanyuma iya gatandatu cyane ya karindwi yari ngira ngo ni gatandatu. Aha 1 2 3 4 5 6 ni ya karindwi. Iyi yo rero faut faire attention ntabwo ari inzozi. Ni ikimenyetso kifatika. Urumva? Yego ahantu bambabarire banyumve. Inzozi zo nazirangije bambarire banyumve. Ni ibimenyetso ni ikimenyetso umwuka kurimo ukubwira ngo itandukanye nawe. Ushaka kuba atari ko se umwuka n'umwuka wera ko navuga mu ndimi no. Yego nuko ubugeze ku rwego umuntu atakimwiyumvamo kandi ntacyo mwapfuye ukumva nta kujyamo nkahobera no kumva amahoro yawe arabuze na telefone yo kumvira kunukiye yanagusuhuza ukubise mirazamutse n'umwanga ntacyo nta n'ikibi yagukoze nta n'icyo yarakugikora ko yaragize aragikora ariko ntacyo wabonyesheje amaso ntacyo wowe yego nibyo mvuga ariko umwuka w'Imana kurimo uguteye kumuzinuka. Yego wowe wa muzinuka ugashaka guhatiriza ukumva ukareba kuri telefone nije n'uhamagaye kumva ntushaka kumwitaba mbega ukumva muri wowe amahoro y'umutima arabuze. Yego kumva ntimushobora no kumitinga ntimushobora no guhura. Sinzi kubyumva n'itarakuba kumva ntacyo mwasharinga ntacyo mwavugana ntacyo wamusubiza yaguhamagara kuri apero ukumva wayijugunya kandi telefone wiguriye. Muri make amahoro yawe Jerry ntabashe kwakira amahoro yongo ahubwo akaza no kudurumba amahoro yawe. Biravuze ngo uwo nawe ni rushorera umugisha we n'umurozi mu bandi bose. Utarogesha utamekano ariko nabwo abubonye yabugo nuko ntabyatsi. Urumva ariko nukuvuga ngo badukurikiye ngo bwabera ministries Imana baho umugisha cyane. Niba muri ubona umuntu mwabanaga wakundaga ukumva utangiye kumutakariza icyizere ukumva irwige nturishaka ahanyuze ntuhashaka ariko ukavuga ngo yangwa nuko ngo bavase ngo bavuga ko twapfuye ikingura hapfe kumwiyegereza azagukorera akantu icyo kintu uvuze mfite urugero rwacyo twakomeje kukivuga ndatuza hari umuntu mfite nyine byajyaga byanga nkumva nyine ntago nkishaka kugirana imishyikirano myinshi nayo. Mu minsi yashize yahamagaye umushuti wanjye uri hehe ndi kwa kanaka muri kumwe nese waje nkagusohokana abwira uwo siko ndi kumwe na runaka ndamusiga ati muzane mbasohokana ngiye kumva ntibindimo style ariko kubera uwo twari kumwe yakomeje kuhatiriza ndavuga reka ngende reka uko biri kose nta muntu w'umugabo ugenda imboko mfata udufaranga nari mfite ndushyira mu mufuka turagiye. Tugeze ahantu nyine babona sinahakunze turimuka kuko numvaga nshaka ahantu kicara umuntu atuje yumva akayaga aba ariho tujya. Yego turariye turanyweye mu gihe cyo kwishyura aramubwira se yishyura client ngenda babwira nge mfite akazi mu gitondo ubwo hari kwa gatanu kwa gatandatu mfite akazi
ndashaka kujya kuryama ndatashye uwo twari kumubwira ati ishyura yanze kwishyura se wari uyishyura njye yishyuye nawe warakoze komande kwishyura yanjye ariko burya urumva ko umutima wagize gute wagize amakenga urakubuza mbirengaho urangura hatiriza none si iyo depense wari wayigennye ubwo ntibyakuciye indi mibare ibintu byambabaje si umurozi w'iterambere se urabumva ariko ni kuki ndagira ngo tubwire abadukuriye kumwe gabera ministries iyo umutima wawe n'umubiri wawe wumva wazinutswe umuntu nta cyaha yagukoreye ariko wamubona ukumva umubiri urikanze yanavuga wabona na peri y'ukumva ugiye gusana nta deni umufitiye ntarya gufitiye ariko umutima w'amahoro yaramwanze yego ugomba kwitondera ibyo bintu Imana iguha umugisha yego cya gatanu cya munani ibi ntabwo ari inzozi buri gihe ahora akubwira nabi ku bintu bitagenda kutavuga mbega ikintu cyose akigira ishu bisobanura iki akigira ikibazo ikintu cyose ni ikibazo nubona umuntu mwarabanaga amahoro ukabona atangiye kugira ikintu cyose ikibazo kutavuga kutampamagara kutambwiye kutansura namenye ko wagiye aha ese byagenze bite ese ndaduteranije ukumva ikintu cyose yagize intambara cyabaye ishu n'ukuri ikibazo pe kandi we ibyo gukora ntibigize ikibazo uno muntu ugasanga akantu kose akagize ishu wambaye gutya kutavuze umwana mutwaye mu ishuri gute se byagenze gute burabukwe buje gute kutavuga wacicitse mbega ugasanga uwo muntu ikintu cyose arakigira intambara cyangwa arakigira impamvu yo gutongana akigira impamvu yo guhagurukira arakigira impamvu yo kurwanya please menya ko uwo muntu Imana ikubwiye ngo ni mucawi ni umurozi mucawi umurozi mubi cyane kabombo rero nuvanze igihe buri gihe uzasanga akantu kose kaba intambara nko kuri kamera hagira akadefo kakagira intambara akantu kose kakagira intambara warabonye umuntu ariko n'ibidashoboka akiyaranje bikabyara intambara bikabyara ikibazo gituma muhangana ni umurozi rero nicyo mu bimenyetso byerekana sinzi niba nabisoberamo bakabyumva ariko byadutwara umwanya wacu cyane ntubyambukane nuko umurota arimo kuroga acuragura gukora ibindi bintu kabiri kurota agusambanya cyane ari umuryango wawe gatatu kurota kugaburira ibyo kurya mu nzozi ngo kubirya kane ni ukuvuga ngo kubona aguhatira gukora ikintu udashaka mu nzozi agushyiraho igitutu kwambara impeta kwambara imyenda kukubwira ngo cahanyura hayinjira hano byose akabigukorera ariko akabiguhata ariko bitanakurimo navuze ngo usibye no mu nzozi no mu buzima busanzwe umuntu naguhatira ibintu bitakurimo y'umuhungu utuze uko ntabwo byari bizima cyane hanyuma icya gatanu ni ukurota agufungirana hanyuma icya gatandatu nicyo twarimo tugezeho icya gatanu kurota agufungira amahirwe ahantu hose icyandi kurota umuntu akwinjiza mu nzu yarangiza akagukingirana akujyamo bombi babiri noneho ibindi bisigaye bya nyuma ni ibintu biri fizika umuntu abasha kubona n'amaso kubona umwuka ukurimo amahoro akurimo urumva yarazinutse kurya muntu kandi ugashaka kumuhatiriza kumva wapi ntibivamo ntugahatirize gatandatu no kubona buri gihe ikintu cyose yigira intambara iyo avuze icyo uvuze intambara byose akabigira ishu ikibazo gikomeye umuhunga ibimenyetso mu mwuka no mu mubiri bikwereka yuko uwo muntu ari umurozi cyangwa akorana nabo yego kandi nangiye gusoza Imana ishimwe kari kancitse kadubwire buri gihe agutira ibintu bitatu ngiye kuvuga kandi atabibuze agutira imyenda yo kwambara ubona buri gihe ashimishwa no gufata imyenda yawe kandi ntumurusha imyenda nuko afite ubugenge n'ubukorikori agiye gukora ashaka gukora
shyize akakweto kawe shambo narike ese nturufite ngo nako ngako ariko ibyo agiye gushyiramo ntabwo bizi disi akwaka ibintu by'agaciro utabasha gusobanukirwa kibaza ko ntamurusha ubushobozi yajya hagura imyenda ariko wapi ibyo nteye muri mwe icyo ashaka ni wowe ntuguhombye akunda gutira utuntu twa nta kigenda yanduranya ariko ashaka kubigira intambara yego Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Turabashimiye mwese mwari mudukurikiye mukomeze mugubwe neza happy boxing day n'ubundi uyu munsi ukomeze ubabere neza ariko nyamuneka amasengesho arakomeje. Yes murakomeje sigaye iminsi ine cyane iminsi mwokaranga twongeraho indi 5 yego turabashimiye cyane amen.